umusore mu ntoki ntabwo ari amafaranga. Bajya ngo nagutoraguye. Kuki uteze ubwenge nk'uko wanjye? Abwende urubuga hamba isano twakoze. Ninde nimba ufite ibifukunye muri uyu mutwe wawe? Mama, sinazareti Yesu pambonye. Urandeba? Marengeje kamakuru. Ndasema mu bintu ntabwo kandi. Urandeba? Ndasema mu wiki. Wanzureba ariko. Urakabona ute? Mama kora hano. Ariko urakareba. Iyo utekereje ubona narakavanye he? Aka kavuye Burayi. Hane mwishe. Nese mama kankuba. Inyenda wayiguze njya ku ishuri binibiki. Ingi yaje gihe wari waragiye ku ishuri. Ariko bibanga ntuzabibwire so. Turi kwa abana b'iki gihe mugira umunwa wabarenze. Jesus. Nibanga ariko urayibona. Reba no utubererwa. Noneho mama mubwire turita twifotoza. Ariko shaka telefone. Kandi ikindi mukana kubonaga uri kuri chat. Mukobwa wanjye jya umbabarira ntukaberwasama ngo uhore kuri chat uhore mu nzara kuko inzara nta kintu uzazakugezaho. Rero ikindi ndagiye iyo telefone y'imengende n'ingaruka ndaza kuyiguha. Mama oya. Aya mama nese mama ndeba nibwo navuye ku ishuri nta nubwo ujya umagahenye ngo niruhukire mukiga munkira ngo nyangira ngo ibishyimbo ngo oya. Ariko ubwo ngubwo umuntu aguha agahenge kuko agahenge umuntu abatagoye naka iyo umuntu akaguhaye n'ubundi nta kintu kamaza nuko ujya kuri chat. Chat sizakumarira. Noneho ngewe umwamagira ngo ngiye ngo mu bishyimbo ngo ibyara byanjye. Ubu wakabaye wafashe n'ibishyimbo wanabihuye basi. Ntaza mvuga ngo umwana yakoze n'akazi keza. Nkanagushimira none se ubu ngubu nzagenza gushimira iki? Kujya kuri chat no mu nzara. Oya ngomba gusubira ku ishuri inzara zanye zisa neza abana bamenye ko dutuye mu cyaro. Nzakujyana muri salo mwana wa nzakujyana muri salo ngo bamwe telefone ngende. Mama oya. Urayinyimye se none se urabona ndi bugende gute nta telefone? Kase mama ubundi giye hari ahantu ngendaje. Nese mama ko tagiye ku musirimu waje menya n'utuntu nk'utwo. Araho nabivuga. Uceceka ntubivuga. Ntubwire se ubigire ibanga. Nanjye mama yambaye neza. Sumana ngo we yagiye. Umva wa mugore urakanagira neza hano hatema ibintu. Tema ibitunguru. Usi ni imyaka ibitunguru. Ni imyaka. None se muze kuri gukandagira. Kandagira bakanagira ingo. Kandagira. Niko. Ubu ntabwo turi kwangiza bino bishyimbo. Reka nyaguhurwa amaguru se nituri kumuhurira mwa. Azaraza bikubura abirundanye. Nigera yikubwira rero. Inka yanjye wa mugore. Uyigiye ukayikubita ubwatsi cyangwa se ukayikubita sondori. Ndakumbuka. Yakamwa kuko nk'ubu ngubu subona ko yishwe n'inzara. Ariko ikamwa amata litiro 45 itanariye. Iradikamwa. Ariko se muze. Ubwo so kubeshya koko hari inka ibaho ikamwa litiro 40. Rakada. Iyangira zikamwa. Litiro 40. Itanariye, vuga ngo itanariye. Reka ibyo ni bikabye by'abatemezi. Itanariye. Urumva yari yakamwijanye. Ngwino rero. Ngira ngo wayibonye. None se ubuze iyi nka yawe ntabwo yica. Aho ya ntabwo yiciricaza. Bishatse kuvuga. Yabyaye akanyana. Ubu ibi bintu waraye bivuganye na madamu wawe. Arabizi twaraye tubivuganye. Waramutse muko waramutse. Uyu mukobwa no wawe. Ese mwabuye waruhari? Nikoma. Ubu igihe twaze warura. Nyoko yagiye he?
wambaza wakintu wambaza ibi byo muri uru rugo rero bimeze nk'imihobo cyazi no kwirirwa atenura inzara nyagutonoka amagara uyu mukobwa n'uwawe umva kwibuka ngo utumye genda hahandi twahinze ibishyimbo hari udushyimbo twasigaye ubu turi mu rutuzane udushyire kuri ibi urumva genda hariya hepfo ngo utume uzane twa dushyimbo twasigaye maze utwandikane n'ibindi ibi bintu byo muri uru rugo rero bimeze nk'imihobo hari umugore hari umwana ntabwo unyumva baranyumva se manye nanjye ndiho kumva nahoze hariya nicaye hariya mwanciye ugira ngo rero sinkureba kuri murateza inka y'abandi niye mama ziba wakintu ahubwo muze ndabona ibintu byo muri uru rugo ari iyobera numva ntangiye no kugira impungenge sinzi niba mwahamagara madamu wawe akaza iyi nka nkayigura rwose na madamu wawe abizi kuko amagambo uyu mwana avuze nayumvise uyu mwana se hamagara madamu reka madamu twabivuganye none se uyu mwana ko ari kugira ati inka ni iya nyiribyondo harya se oya none se sinyewe nyiribyondo siba wamuhobobo utagira ijambo na rimwe wongera kuvuga kuko iyo myinyo yose nayitura mu nda kandi ukabibona ingo yata madamu wa mugore nawe rero nawe nimuguriye inka yigure vuba harya mwana bakwitana kanibuye cyangwa waningeto kagicucu akubiri wandetse ku ubundi urandinga n'ubundi ariko bure ntarabyaye ikigo buri utari ikigo gihomba nze nyimukire kutugurira inka ejo bundi kazaga ay baba ndashaka baba kutara kwishuri nashiranga ni yawe shokori itazo wa gicoco ko atari yanjye se nimba nazanye umuntu azayigura urumva noneho igume hano nyiri byo ndazajya agira ngo se twarayigurishije wa gicucu nitwimuka bazamutwike aya yaboteza ibibazo mama none rero umwana araje ngo nyiribyondo ngo inka ibi bintu se wabisobanura gute iyo muri bya gicucu narekeje ababyaye abaye bagira ngo naragutoraguye kuki uteze ubwenge nk'ubwanjye udateza ibibazo mama kandi urabizi mama waye navanga uhombanyije ikintu ugiye gukurura kimwe ugiye kumvisha uriya mugore ko agomba kugurira iriya nka nta bindi nkusabye ibyo irindi jambo wongera kuvuga ritari ninde nimba ufite ibifukunye muri uyu mutwe wawe kigoryi gusa nzajya njya mu bandi ko byari abakobwa we yaba ari agahungu kaba kamfashe no kwivana mu kiraro reka tugende ujya kumvisha uriya mugore ko agomba kugurira iriya nka kandi akayigenda kandi akaduha amafaranga menshi ko nanjye wagira ngo sinuzuye ubundi kuki nkiri ahangaha wabyumvise cicwa hano tugenda igicucu gusa tena wihunaguye atakubona niko wa mugore we biteze hagarara iruhande rumwe ako se muze ntabwo nagura yanka nuko rero amafaranga umana angahe mwa niko wa mwana harya ngo bakwita Ana none se Ana ibi bintu murimo we na so ni ibiki none se reka nkubwire wa mudamu nari nibeshye urumva kuko aragiye ku ishuri nyiribyondo yararagije inka papa urumva none araguranye papa amwongera amafaranga agura inini nawe amuha akanyana nuko nawe yarabizi harya muze twari twavuganye ko ngomba kuguha amafaranga angahe bumfashije inkoni mwana amafaranga se
urabona amafaranga 600. Ibihumbi 600. ubwo niyo twari twavuganye. Ese wamugore ko mbona wambaye neza kavu n'umuheto. Yamuze discipline yo muri uru rugo garukira he. Ariko discipline yo. Ntugize nte. Ubuse urantaho ayo mavuka yawe inge nawe twasangiye. Asangiye n'impiri. Ariko ngo wamugore rero nakurebye no kwitegereza mbona n'amafaranga ufite ubundi y'inkawa yanjye wayiguri. Siko kundi wagurishije inka yo kwiga umwende. Urabona ufite amafaranga. Ubu ngewe nturutse iriya ruguru hose. Turuke mu aho kanya. uje kuntora ko hazi. Ubu nje hano nje kukuyereka. Ngaho mbwira rero amafaranga. Umva rero nkubwira. Tutiriwe tugorana. Twavuganye ko ngomba kuguha ibihumbi 600. Ngiye kuguha amafaranga ibihumbi 300. Uretse gato. Ibihumbi 300 bindi bisigaye nzabigwanje gutwara iyi. Yego. Turi kubyumvikana. Umukobwa wawe abyumva. Sibyo mwa? Yego. Okay. Ashira ko yanjye. Kujya ntace kuyaguye. Yabese niwe mukuru mujyango. Ugiye kumbwira nimero mbeshyizeho ibyo 300. Yego. Kangahe? 0.833. Uze. Gerageza ugende gake. Ko ntabwo ibyo bintu byose Ariko urangendesha gake mu rugo iwanjye wa mugore. 0.7 umunani 15:38 16:3 amazina ni Gahinda mwende ntimba mibabare wa mintu wa mintu Gahinda nabibonye. So ifite aho ngaho. ndayifite mu mwana y'ubazari Message yawe. Yego sha urakoze. Sawa murakoze. Amafaranga yafite sha. Kaza kuma nkaza kukwinjira sha. Ngagenda. Yego uje bayo ugende neza. Agenda amahanga n'amaguru. Turari. Ibintu n'abatatu turabiriye. Wenda uvuge cyangwa uramira igitano naho twarana. Akugitano. Ugeshe nduri birenge nta nko kiruka. Wambona? Suka jyo cyoma. Kandi ko gukurura umunwa kwa. Nakubwiye ngo genda n'ibicimbo ubishyire kuri ibi bizinga dore n'imvura igiye. Mama, ambwira we baranyije. Waje naryamye. Ejo byagenze ute? Biswi yangiriye. Ngiye. biswi nayizanye iri hariya mu nzu kandi urabizi ko nta wundi mwana muyisangira aho nari nagiye rero cya mwana uva aho nagiye rero abagabo bo muri iyi minsi wibanga nari inyama nanyweye ariko urabizi ko najya ngo inzoga ariko nanywe yaza kuba umuntu unywa inzoga nari kuza kamba noneho so we yaza kubimenyera yari guke bitunga tuvuge ko nta kintu kimwe mwanyine mutibyogoye nyine ngo mugire nyine oya mwana wa ntabyo kwibyogora ko mwana ukunda cyane umuntu wo kwibyogora gusa papa wasanze nagiye kwibyogora ahantu ubizi n'amahane yanyice noneho burundu ugasigara uri imfubyi ntabwo nabitinyuka mwana we ntukabwire njyewe papa ntabwo ngiye mukunda uriya musaza simukunda ubundi wamushatse urebe yahe shaho wowe uzashaka umeze ute Imana ifashe dusange bagihari rwose kuko nsanze ntabahari rwose naba mpishe ntabwo nanjye nasagaruka umuhaye amafaranga y'uyu munsi nkavana yezo wareka kugaruka aho nabyemeye rega wa musore we ibintu by'iki gihe byose ni amafaranga kandi bisigaye binahenda muri ibintu byose ni amafaranga umuntu yakwishyura akakubwira ati nkora iyi serivisi mwamutse yemwe none se ko muje mwihuruje mama ntabwo twihuruje twaje hano wenda nuko ejo mushobora kuba mutarahadusanze ni ukuvuga ngo ejo naje hano mu magambo make nsanga mudahari
ariko nahasanze umutware wanyu n'umwana wanyu. Ndatekereza umwana wanyu we twarabonanye n'ibyari binzanye, ndibaza ko wowe n'agahinda mwari mwabiganiriyeho. Yego, narije kureba iriya nka, simbizi ariko uvuze ngo ko mbona umeze nk'aho bigutunguye. Nta gahunda mwari mufite yo kugurisha iriya nka? kugurisha inka? Yego. Kureba inka, kugurisha inka. Inka se twagurisha inka itari iyacu bibaho? Ngo ngwiki? Twagurisha inka itari iyacu? Aha turahacumbitse, inka ni iya nyir'ibyondo. Twagurisha inka mu buhe buryo mukobwa? Niba umukobwa niba ari n'umugore ko ntabizi. Mama, ngeze n'amahirwe nubwo ntari kubona umutware wanyu, ariko umukobwa wanyu arahari. Ndetse nanamuhaye igice mubwira ko mu gitondo cya kare ndi buzinduke nkamuhereza amafaranga asigaye, nkazana n'umuntu wo kuntwaza inka kuko ngiye ntabwo nari kuyishobora. Rwose nguyu umukobwa wawe. Niba kubera iki muhubuka? Ufashe amafaranga utanze igice, ntusanze nyir'urugo yewe umugabo yari ahari. None se umugabo afata umwanzuro wenyine? Niyo twaba twarabiganireho deje no hose ni yacu, ugatinyuka ukaza ukameza amafaranga, nanjye simpari nibura unanambaze. Mama, rekera aho ngaho. Niba ari n'imitwe mwapanze kugira ngo mundye amafaranga yanjye, mama, iwanjye ntabwo bikora. Amina nagiye henshi nakoze byinshi, ariko ibyo ngibyo ntabwo byarya iwanjye, ntibyarya, ntibishoboka rwose. Ntabwo so namuhaye 300. Nkamubwira yuko ibindi 300 ndabimuha mu gitondo nzanye no kuyintwaza. None mubonye nzanye rero wo kuyintwaza mutangiye kunyigarika. Ubwo sibyo nibi. Uratinyuka ufata amafaranga hajye ngo wamuhangaze. Namuhaye 300. Muso tuvugana ko dusezerana ko ibindi 300 ndi bubimuhe mu gitondo nzanye n'umuntu wo kuntwaza. Nizere ko amafaranga wamuhaye mwayagira ni inyandiko. Niba nta nyandiko mwagiranye, inka ntabwo ariye, urahiye neza urahiye. Mama mba nkubwiye uyu mugore njye narayimubwiye, arangije papa arankurura areba ubu uyu mugore nta bwenge agira, anjyana inyuma y'ikiraro aranyongorera ngo nivuge ko ngiriya nka ngo nyir'ibyondo ngo yamuragije inka, ngo noneho ngakamwongera ngo ngiriya nyana ngo ariyo ye, ngakamwongera amafaranga ngo yarangiza ngakaba ngariya papa. Ndabimubwira uyu mugore munoje yanga kunyumva, ni akazi ke. Mukobwa mwiza rwose, ntabwo inka murayikura ahangaha kuko inka ni iya nyir'ibyondo, ntabwo umva no kuyikuraho, nta nubwo mwanayireba. Rwose ngiye cyo nkwibwiriye, inzira yakuzanye igusubizeyo, uzagaruka ushaka umugabo mubare mu bivuga nawe. Nawe urabizi ni ibintu mwagiyemo imigambi. Warahansanze ngiye muwo mwavuganye nari mpari. Mami, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Dore ko waraje ngaho warebye 300 byasigaye. Yego nari nyazanye rwose. Yambari 300. ariko ibyo 300 aguha nibyi ngo wagurishije inka. Oya, twarahuye uyu mugore anyemerera agacupa k'ibihumbi 300, uramubwira ni Yesu we ni waba uri umuntu se watanga icupa k'ibihumbi 300? N'iki igihumbi sinajyanga, reka da. Ngaho rero mu gihugu 300 nabiguhe. Bimwe umugore menya nanagukunda rwose, umuntu wemera kubarira umugabo ngaho mu umugabo wenda nanjye baza kutumira mutu aguri nka ngira inka. Kubonye numva ndagukunze, hariho amazana 300. Muze rekera aho ngaho birahagije. Muzehe ni se wasi. Ukuntu wangize igishwe nkaho ibintu nakoze. Uri igishwe. Ariko ndi igishwe. Urenze n'igishwe ahubwo ajya muri igihunyi. So wagihunyi sifi mfasha. Ikomeze uribaza uburyo urimo kongera nk'ikigoryi nka amafaranga naguhaye ngo urabibona. Ubu siri muntu kinambara amafaranga. Nakubwiye ngo
uhagaritseho n'ingwa yavoma we ngani ibintu mwasezeranye mukavuga ngo mugiye nasezerane n'indi ndagira ngo mbamenyeshe yuko niyo waba wayariye wanayaruye ayo umuriro nshaka kubabaza akantu kamwe ugahabwa induru ugahabwa isanduku hita umuvaho nimuhangane urampereza amafaranga yanjye cyangwa urampereze amafaranga wambare iki ndavuga ngo njye kura kandi waneye mu rugo rwawe gahe urampereza amafaranga ntayo mpa urampereza inka ntayo mpa kandi kudakwitirwa reka mubwenge ndagira ngo nkumenyeshe ko mu bantu bose wariye amafaranga umuzehe nakubwiye ngo uzi igice nkaza hano hari byinshi nakabaye ndimo urampereza amafaranga ntayuma oya komeza urampereza amafaranga ntayuma